ya mbere duheraho mu rubuga rw'imikino nyuma yo guhoberana abamwegereye Joy Lance Michaels bamuhobere cyane kuko yabaye umunyarwanda wa mbere ukandagiye mu mikino ya Champions League, apana CAF Champions League, UEFA Champions League. U Rwanda rugezeyo, none unakunze uburyo rugaju yari yiteguye guserebura avec le drapeau national. Buri gihe ubundi no mutipe drapeau national arayigendana arayihorana. Byari ibintu biryoshye cyane. Ikipe ye ya Saba yakinaga umukino wagombaga gutanga itike n'ikipe ya Hapoel. Sheva batsinda ibitego 5-2 bakomeza batsinze ibitego 6-4 inkuru yari iryoshye cyane nuko nawe yatsinzemo igitego Joy Lance Michaels ni rutayizamu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi kugira ngo abantu bamusobanukirwe kurushaho akaba ari impanga. Ubundi abantu ntibajyamenya kubatandukanya Joy kuko Petit Frere na Slide nizo mpanga noneho Jacques ni wow ndi mubona mwakunze cyane w'inzobe cyane reka mwe ngo w'inzobe cyane useka neza w'ibogari mwadutsindiye igitego kuri Estonia ku mupira waruvuye muri kona umwe wambara 14 ewana w'ibogari usa neza cyane wambara 14 muri bo hari 20 akaba nimero 9 wenda mwe 9 niyo mpanga y'uyunguye no Jacques Jacques harimo gatatu harimo nimero 13 kwari igitego yatsinze avuye mu nguni ni 13 agari 13 nayo yagitsinze avuye mu mirongo ya barafinda 13 umaze no umaze kudutsindira ibitego cyane mukanya Jacques wa undi muto utari impanga umwe w'inzobe mukanya rigoga avuga ngo ni CAF Champions League. Arabona abanyavuga ati aya naho matsinda nyamureka ataramwe Nyarugenge ati muberereke abandi babigerageje bo wenda bashakaga amatike ariko bakaba badashobora batagera ariko nanone sinzi ko onzi wanagerageje ni mutsinzi yanje bagerageje za Europa n'abacyagiye na Katauti bagerageza muri Apoel Koza nawe yagerageje Europa ntabwo ari Champions League ubwo ndi twamenya wenda nuko atadukiniye ari muri Anderlecht Memechite nawe sinzi ko navuga yuko cyaro kugerageza twamubara ariko nawe ntabwo yigeze kina amatsinda ya Champions League ubwo ashobora kuba abaye umunyarwanda wa mbere mu mateka kuri stade yabo rero ya Champions League y'Uburayi kuri stade yabo Tofike Baklamov Stadium ari Baku njenyi ino match ikintu cya mbere cyanshimishije navuze ni iyo ndeba Champions League bari Champions League baba kubise Stevan Kovacs umusifuzi w'umunyaromani umwe tubona ucimpaka za hatari ku match manini niyo wasifuraga umukino ubona ko umukinnyi na match koko n'uburemere ifite n'umusifuzi wayisifuye ubona ko ari sawa cyane ni match wabonaga iri tricky cyane nakunzaka muze kujya kuri Marika cy'ikintu cy'amakuru cyo mu gihugu cya Espagne bakoza akantu gasa nkaho ari akantu kavuga kuri iyi match ariko byegamiye kuri Saba no kuri Azerbaijan ni akantu k'iminota mike cyane bibaza ku gihugu gitoya kitazwi mu mupira w'amaguru cyane ekipe yashinzwe 2017 n'ejo bundi mu myaka 9 yonyine ekipe isunitse igakina imikino ya Champions League ku nshuro ya mbere ntinamenyerewe gukina amarushanwa y'Iburayi cyane ubwe ngo bimaze iminsi ari ibintu biba muri Azerbaijan siyo kipe n'abantu bari basanzwe bamenyereye cyane ariko iyo urebye igitego cya mbere cyagiyemo ku minota 10 cy'ikipe yitwa Apoel Beersheva iyi kipe nayo ntirakina imikino y'amatsinda ya Champions League namba Apoel Beersheva kuko tuzi za Apoel iwabo bagira Maccabi Tel Aviv niyo twamenye cyane indi ni Maccabi Haifa aya makipe nyine ya Maccabi kuko za Maccabi Tel Aviv nizo zatanze ba Yusuf Benayoun murabibuka umusore akina ikipe ya Chelsea rero ikipe yabanje igitego ku minota 10 kandi tubutse abantu ko yabanje gutsindira iwayo 2-1 Apoel Beersheva yatsinze umukino ubanza 2-1 ku minota 10 iterekamo igitego kindi none iri hanze biriba ubwo muri aggregate byahise biba 3-1 ku minota 38 hari umusore w'umunyanigeria ukinira ikipe ya Saba FK Christian Nwachukwu yaje kukishyura
bajya muri half time ari igitego kimwe kuri kimwe ariko muri aggregate mubyumva ko ari 3 bya Poel Beersheva kuri 2 bakigaruka yitwa Mizrahi Gi w'ikipe ya Poel Beersheva aterekamo ikindi byari birangiye bibaye 4-2 baravuga ati birarangiye 4-2 match yari yaragiye undi tuvuga ati birarangiye abantu biyakiriye ku munota 74 ikipe ya Saba yavuze ati ntiturashirayo Umalili Lamunariev ahita aterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Saba biba 2 bindi muri aggregate bibaye 4-3 aho byari bigishoboka ko banganya umukino 74 90 iruzura bashyiraho ine y'inyongera oya ku munota 94 ari nayo wa nyuma yitwa Telul Mutarimovic aterekamo igitego bahinduye kona izisohoka mu rubuga rw'amahina imeze nka za vipas ana nkaho umukinnyi w'umuwinga cyangwa se w'umufullback yagera muri couloir agahindura santerimano igaruka none wateye kona nawe ntabwo yayishize muri box ngo bakine imipira ku mutwe yayikinnye isohoka uyu musore yari pose yiteguye reprise adahagaritse noneho umuzamu Angle yarahagazemo haruguru niyo bateyemo umupira ariko kubera ko atabitekerezaga n'abantu bamukingirisha abakinnyi benshi kiba kigiyemo icyo gitego ubundi nicyo cyabaye nkaho baba baregarije bajya muri extra time ku munota w'ijana bamaze gukina ubwo iminota ingahe 10 yonyine yo muri extra time umusinya Senegal w'ikipe ya Poel Beersheva Djibril Diop abona ikarita itukura baravuga bati none tugiye gusigara twuzuye bo batuzuye bahise umva nta nubwo bategereje igihe kinini nyuma y'umunota umwe iyo kipe ibonye ruje umusore witwa Arfe Mbina n'umunyagabo w'imyaka 25 n'isi mukuru aterekamo igitego cya kane cya Saba FK kuri 2 no muri aggregate wabonaga ko none bamaze no kwiga imbere byabaye 5 kuri 5 mu mungu ataravuga ati umutoza anyize yanyinishije 120 atankuyemo ntago nasoka maramasa yatsinze igitego gisukuye cy'abakinnyi b'abapro reka byo navuga ngo ni tapin yatwaye umupira akubita pireri control agarura rimwe ashyira mu moso ashyira mu nkanka y'izamu igonga poti gofire zamu yasohotse bavuze batitonde yatsinze igitego cyiza cyane Joy biri karifiye rero Joy ibona ko nawe ibyishimo byamurenze nk'uko Reguga bivuga nanabonye yanafashe n'umwanya anasubiza abantu bagiye bamushimira kuri page ya Instagram ntiyaryamye nabonye yanaduhaye korabo nge na Jean-Luc na David Bayingana kuri Instagram nayaraho harabona kavido wakoze afite ikintu mu by'ukuri cyo kuba aba bajene bakunze u Rwanda babonye igihugu ariko kubona igihugu abantu babitekereza nk'ikintu cyoroshye mu mupira kubona national buriya iyo abakinnyi kwizigira bari gusohoka mu makipe y'amaklube ibihugu bihamagaye ugasigara kimwe mu bintu bya mbere abakinnyi bubahirwa uzanabireba no bava mu national batwaye ibikombe swate ero igikombe cy'isi igikombe cy'Afrika n'ibindi baguhereza God of War n'abagenzi bawe bakagukomera amashyi bakakushimira nyine umutoza agafata disikuru muri groupe akavuga ati hagati aho mureke dushimire mugenzi wanyu kanaka avuye muri equipe nationale mu kazi mwese mwari mwaragiyemo yatwaye iki gikombe iki niki cyangwa se yitwaye neza byagenze ukunuku iyo hari nka qualification mubonye bwa mbere cyangwa ibindi nk'ibi hari ikintu rero kiruta amafaranga aba bahungu bashakaga bemera gukinira u Rwanda nicyo iki ngiki kuvuga ngo igende kwishima hari ikintu ndepresenta hari abona kwita my own people nyanumva iryo jambo abanyapolitiki ari bakunda kurikorera abantu banjye ni ukuvuga ngo ni ugusanisha dejo club niyo iri gukinira yego iyo club ifite ntigira idarapo nyine ifite igira flag ariko nyine flag igira ibirango sinabyita idarapo nk'idarapo ry'igihugu abo bantu rero n'ubundi already niba uri imbere yabo kandi muhuje icyita rusange nabo bose muri gukinana kuko sabawe gusa uhuye nabo bose yego muri gukinana no umunyasenegal Nepa yavuze watsinze n'abanyazerbaijan bose mwese muri kwishima mwishimira ko ikipe yanyu yitwaye neza yego nibyo ariko ikiri extra ni bandi uhagarariye bo gusangiza ibyo bintu nibo bona rero bakora amadrapo
bamwe bakayazana ni nayo mpamvu uzarebe niyo batsinze mu ma equipe nationale let's say batwaye nk'igikombe cy'isi nabwo abenshi bakunze gufata idarapo ry'igihugu ukabona nk'abespanyolo abakinnyi nyine iyo bari kumwe muri equipe nationale na mu Rwanda tujya tubibonerega cyangwa se ukabona nk'abakinnyi ikipe yatwaye igikombe buri umuntu amanuka na drapo y'iwabo Arsenal yatwaye igikombe cya Champions League umukinnyi w'umunyaportugal ahita ajya gutora ibendera cyangwa club ukabona abanyagihugu baragiye niba mukina muri club imwe muri abespanyolo 5 muragiye muri huje mufasha rya drapo murahifotoreje bishushanya iki rero ari nacyo ubona nyine cyabahaye irindi shema ryisumbuyeho bishushanya ko uri represent abo bantu uhagarariye abo bantu rero twe miliyoni zirenga 10 z'abanyarwanda twavuga ngo twakanagiye muri Champions League dutewe ishema njyamo nari akantu kwizigira mugira abagabo muvuga ngo twabyaye kwizigira ubyaye byaye cyane yarari kugisa ibintu byari bimugoye ngo twabyaye ngo neza mwabyaye neza se warutwe ariko nyine ni kumuco bivuga natwe rero twinjiye mu matsinda ya Champions League ubwo nawe uri karembura twumva ikomange ahantu uri mu murimo uvuga ati ndayinjiyemo kuko rya drapo arafashe ni twese ni nko kuvuga ngo I made it for you ndabikoze ndabibakoreye bigiriye mwebwe igihugu cyane abanyarwanda mwese muri rusange. Hari isomo rikomeye wenda dusoza hari isomo sibwo bwa mbere u Rwanda ruzanye abakinnyi b'abanyarwanda ariko babanje kubisabwa kuza muri equipe nationale twarabagize twagize ba Rafael Yoro twagize ba uyu mujene ukina muri Athene mu Bugiriki Sahab twagize abakinnyi benshi bitwa ba Kalisa n'abandi ariko icyo nagira ngo mvuge kuri iyi trio y'aba bavandimwe batatu ni abantu baje mu Rwanda. Hari akantu Manchester United imaze iminsi ikoresha ivuga ngo tuzajya dushaka umukinnyi ariko nawe udushaka hari ukuntu aba bakinnyi u Rwanda rwabashatse ngo baze batwongerere izindi mbaraga muri equipe nationale ariko nabo bakaza barushaka kuko ndibuka interview batanze baravuze ngo niba hari umunsi twahuraga turota buri gihe twicaranaga na papa imbere ya televiziyo tureba Amavubi ari gukina tugahora tugira inzozi z'umunsi tuzakinira igihugu cyacu n'abakinnyi baje baza mu Rwanda ubona barushaka ku buryo unabona n'imibanire yabo n'abandi muri camp ya equipe nationale yidistingue n'abakinnyi bitigeze bigora kwiyadapta muri bagenzi babo no kwibona muri bagenzi babo no kubisangamo kubera ko baje mu bintu bifuza bari bakeneye ntabwo bigeze bazana ama egos no kuremera kuko ibi ngibi ntabwo turimo turabivuga kubera ko uyu munsi babaye successful ahubwo ni ibintu twabonye n'ibimenyetso muri FIFA series barabitweretse uburyo bishimana n'abanyarwanda uburyo gutsinda byatumaga bajya kureba public bakayibwira bati turabanyu bagasoma ibendera ry'igihugu nimugoroba kubona equipe nka Saba ibona qualification ya Champions League arabizi ko igihugu cyacu ntago ari igihugu cy'ikinyamupira cya kindi uba proud of byakorohera burya umukinnyi w'Espanyol cyangwa umunyasenegal kujya gufata ibendera rye agira ngo agaragarize abantu ko represent icyo gihugu ko ni igihugu cy'ikinyamupira kurenza uko wajya gufata ibendera ry'u Rwanda. Iki kimenyetso cyane mugoroba cyo kujya gutora ibendera ry'u Rwanda cyongeye gushimangira ko twabonye abakinnyi beza twari dukeneye muri equipe nationale ariko nabo bari bakeneye equipe nationale nibyo Rugaju yavugaga. Ni ibintu byiza cyane rero kuri iyi myitwarire y'aba bajene tugomba kuba inyuma ahubwo natwe tukongera tukabereka ko tubashyigikiye. Niyo mpamvu ya kipe Jacques yagiyemo yo mu cyiciro cyo mu Budage mu cya gatatu tugomba kujyayo tukayiforowinga. Iyo mugezeyo mugaforowinga bakabona aba followers ni abanyarwanda baravuga bati hari impact uyu mwana twazanye agize ku bantu basanzwe bakurikira club yacu. Ni nabyo tugomba gukora kuri ikipe yitwa Saba. Iyo twandika congratulations baba bibona muri algoritme ko turi abanyarwanda banashyiraho n'amadarapo tukayamanura bakabona ko hari igihugu cya gihugu gito cyane mu mupira uyu mujene representa nacyo kirekonesa ko nawe yacyubashye kandi ariko hari irindi somo nanone ngira ngo nsangize abakinnyi b'abanyarwanda muri rusange.
uno mutipe azi kwimarketinga ni ukuvuga ngo urebye video ntago zifatirwa mu kavuyo video ze ubona ko hari umuntu wateguwe ugomba kumukorera video no muri hano mu Mavubi no mu Mavubi wabonaga ko hari amafoto ye hari video ze none nyuma ugasanga yamaze gusharinga no ku mbuga nkoranyambaga ze yo gutwarwa n'ibyishimo gusanga ategereje ngo za posting ejo direct umwanya bigomba guhita bijya kuri social media kuko ikintu wabonye bifasha akigera no mu ikipe ya Saba wabonye ko video nyinshi baramufataga bamukoresha ama interview iki none wakazana za commentaires z'abanyarwanda ni isomo ryiza ryo ku banyarwanda ko imbuga nkoranyambaga sizo kujyaho ngo urebe abandi cyangwa posting andi mafoto kiraho n'akazi kawe. Hari icyo kwishimira kindi twashimira communication ya Ferwafa akaga post nagakunze nagiye kubona rwose bikimara kuba mbona bamukoreye aka graphique barapostinga ubwo bari kuri social media bari kubibona bavuga bati Joy Lance Michels into the UEFA Champions League phase byiza cyane namwe muri federation mwakoze neza ibihugu birabikora gushimira abakinnyi babo bagize achievement ariko ikiruta byose hari icyo kwizigera harabaye nkuko mozaho agitanzira kandi numvaga yarakinjiyemo cyo kuvuga ngo ni irihe somo dukwiye kubikoramo ko atari ubwa mbere dushatse abakinnyi no kuvuga ngo ubu ngubu twazanye icyo bita Valeri Siri ni inyongera ya nyayo yuzuye idashidikanywaho ni ikiba kikubwira ngo uramutse ufite batanu bameze nk'abariya waba ufite ikipe ikomeye niba tugize amahirwe mu kintu kina Champions League niba hari n'ikiguzi byaba byarasabye mu buryo bw'amafaranga kugira ngo yemere gukinira u Rwanda ibirenze gusa kuba twavuga ngo akose abantu bazanye umuntu baramwizeho ubu nta gushidikanya kuko ntabwo yageze mu matsinda ya Champions League awaye hari urwego bwariho nyine iyo ni confirmation buriya ibyo rero bidusigirira isomo haracyari abandi nkabo haracyari abandi banyarwanda nkabo abantu bashobora kongera bakegera bakaganiriza bigakunda ibyo rero birasaba ingufu niba ari uwo Kamanzi Warren niba ari uko kugenda bakareba niba byakunda kuri Trésor niba donc inzira zose bisaba icyo bivuze bamaze kubona inzira kuko urebye imbaraga zakoreshejwe kuri abakinnyi byaturutse ku bwa Adera Murusha Adera yagiye kubirebera muri Azerbaijan baravugana icyo gihe umwe aravunika hari n'ibyo bari batarumvikana na federation ntibazi icyo gihe Adera kiri coach nyuma baza mu Rwanda bona na Shema Fabrice bivugwa yuko yahuye nabo ari saa 4 z'ijoro bavuye kuri airport nta wundi muntu hari aribo batatu na papa wabo ibyo bavuganye icyo gihe nta muntu ngo ubizi twagiye kubona tubona bemeye gukinira igihugu bari bahageze nyine ubwo bumvikanye sinzi niba ari amafaranga cyangwa ibindi cyangwa n'ibindi byose ariko icy'ingenzi gikomeye cyane nepo hongewemo iki mu Mavubi twarakibonye muri FIFA series twongeye no kubibona mu Fatika so hashaka bakinnyi nk'aba benshi buriya niba dufite mutsinzi ushobora kugerageza round ya mbere akayirenga ashaka Europa League wenda bakaviramo round ya kabiri urumva ni bakinaho na dufite abakinnyi baba bashobora gutwara champion 3 aho yakinaga muri Libya nka Manzi nubwo yahavuye niba dushobora kugira Casemiro umukinnyi uri gukina champion ya Saudi Arabia s'il vous plaît champion ya Saudi Arabia bamwiriza kuri social media zabo Al Hazem arakina n'umukinnyi rega bari muri deba bavuga ngo wenda twemere ko Espagne baturusha abanya Saudi Arabia twemere ko Premier League iri imbere twemere ko wenda na Bundesliga tuyigomba gaciro atari ku Mufaransa babumva barusha champion wa France na biraduye shusho rero natwe twagira aba internationals benshi nuko rero kwizigera muri bya bipimo bigaragaza ikipe y'igihugu ikomeye barakubwira ngo see your players where they play icyo ni icyambere aho bakina icya kabiri if they play niba aho hantu bari banakina twe rero niryo koza twagiraga wasangaga twamagaye 23 Kanyarwanda zibere hano muri shampiyona y'amabaruwa ni 15 abakiringo mpuzamahanga baje ni 8 uwo 8 nawe ni shampiyona zidakomeye ugasanga bamwe banarya bench maklebe ariko dutangiye kugira ikipe ushobora kwicara ukavuga ngo mfite umuntu muri Saudi Arabia ubanzamo mfite umuntu mu matsinda Champions League mfite wagerageje amatsinda ya Europa n'ibyakunda mfite umuntu mu champion ikomeye muri Afrika uri gukina dutangiye kugira ishusho federation rero mukomereza dushake n'abandi imbere n'ihese dusoza n'imibare na garuka y'uyu musore
muri qualification bakinnye ya Champions League bo bakinnye match enye bahereye ku yitwa The New Saint ni ikipe yo muri Wales barayitsinda ariko iyo match yaba rero turakoramo igitego. The New Saint tutayikinisha ko ni ikipe itwaye shampiyona zigera nko kuri 5 zikurikiranye muri Wales cyane irakomeye. Ikipe zikurikira ziwabo zitwa za bara izikubita bitandatu. The New Saint imeze nka APR Kigali nta muntu ujya uvuga by'amatsinda nawe ntuyibaza ariko ikijyanye no mu rugo ibinyamukandagira ibinyura umuntu wese hejuru cyane. Batsinda indi yitwa Kubisi niyo muri Irelande batsinda ikipe yitwa AGF yo muri Denmark basoreje kuri Apoel Beersheva. AGF irakomeye Denmark utinye yuko muri Denmark nta harimo ikipe yitwa Midtjylland hakamo n'ikipe yitwa Copenhagen FC Copenhagen. Wibaza iyo kipe yatumye FC Copenhagen ndetse n'ikipe ya Midtjylland zititwara neza zikabasha guprogressa muri baba iraundi banzirizi ya nyuma batsinzemo Apoel Beersheva. Si match navuga ngo ni match enda 8 arere tuzibaza yagize urare rw'ibitego 5 yatsinze ibitego 4 na assist ibitego 4 na assist muri match 8 imibare urare rw'ibitego 5 ibitego 4 na assist kandi nusuzugura Apoel Beersheva kuko niyo champion Israel cyane niyo yabaye champion. Ikipe Beersheva rero ntugere ngo iroroshye cyane ni igice cy'ubutayu nakurikiye amateka yo bagiye gukina. Apoel Beersheva ni nziza cyane n'agakipe keza cyane muri akagita. Usibye ikipe ya Saba indi ekipe bazamukanye ni ikipe ya Lask ndetse n'ikipe ya Bodo iragarutse Bodo Glimt irakomeye cyane yarashe kaneke ko muri ntuza nepo ko mu Buholandi ariko reka ikipe ya Sebye ni ikipe yitwa Celtic chamure kose na mupira ukibaye. Celtic umukino ubanza yatsinze ibitego 3 kubusa cyangwa 2 yatsinze ubwa mbere yatsinze 3 kubusa. Ikipe yitwa Raski yayinyagiye 5-1. Raski rinze se ugira ngo iroroshye siyo iri kwa ba Salzburg siyo muri Autriche niyo Autriche nyine kwa Salzburg abana babo ni hagati ya 18 na 21 ni shampiyona zizamurira abapeti bakifatira abana biwa muri Autriche n'abandi muri bira gice gikikije nyine Autriche ubwo aho za Pologne n'abandi ikintu bagukorera ewan bakuzamurira tara baragukubita bibi cyane bato cyane. Reka dutumike